Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana iguhagurukirije imbaraga n'ububasha bya Kuro kugira ngo byuzuze itegeko ry'ubuhanuzi ndetse n'ijambo ryose Imana agambiriye kuzuza ku buzima bwawe ukiriho. Kuro Ezira igice cya mbere umurongo wa mbere avuga ngo mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Uwiteka atera umwete umutima wa Kuro umwami w'Ubuperesi ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya risohore. Ategeka ko bamamaza itegeko mu gihugu cyose kandi arandika. Imana ishimwe cyane. Kuro, umwuka wa Kuro ni umwuka wuzuza amasengesho, ni umwuka usohoza amasezerano. Kuro ni uburyo Imana ishyiraho bwo kugira ngo abana bayo bahure n'ibisubizo byabo. Kambisobanure neza. Kuro kugira ngo Imana imuhagurutse, Isirayeli yari imaze igihe irushye, iremerewe, iri n'ahantu hatari ahayo, yarakuwe ahantu igomba kubiri. Iby'agaciro byabo byose byaranyazwe. Ngo ariko Imana itegura Kuro ashyiraho itegeko n'iteka ngo Imana imutera umwete. Erega nk'uko Satani akora aciye mu bantu, n'Imana ikora iciye mu bantu. Birashoboka ko waba warahuye mu nzira y'ubuzima n'abantu Satani yatumye. Ndagukomeje, komera, ihangane. Ariko kandi renga ibyo bihe kugira ngo winjire mu nzira yo guhura n'abandi bantu Imana izanye ku buzima bwawe. Kuko amasezerano yose Imana yaduhaye ntabwo ari mu ijuru, abitse mu bantu. Urushaho guhura n'umuntu ukaba uhuye n'ibintu wasengeraga imyaka myinshi. Kuro namuvuzeho mu minsi yashize, ariko iki cyanditswe cyo ntabwo nagisomye. Ngo mu mwaka wa mbere wo ku ngoma y'umwami Kuro, Imana itera umutima wa Kuro imbaraga. Imana ishimwe cyane. Imana imushyiramo umutima w'umwete. Umwaka wa mbere wo ku ngoma ya Kuro usobanuye iki? Kuro yimye ingoma mu mwaka w'igihumbi yimye ingoma muri 539. Muri 538 nibwo yavuze ngo abana b'Imana bose bari hano i Babuloni nibatahe bajya iwabo. Urumva ko mu mwaka umwe gusa agiye ku ngoma yise kahindura ibintu byari bimaze imyaka 70 ari ibibazo. Wibuke ko Daniel yari amaze ibyumweru 3 muri iyo misa asenga yiyiriza ubusa avuga ngo Mana amasezerano yawe nasohore. Imana ihagurutsa Kuro. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu nababwiye ngo Kuro ni umuntu uhuza umuntu n'ibyo yasengeye. Ni mu nzira Imana ica kugira ngo umuntu ahure n'amasezerano, ahure n'ijambo Imana yamuvuzeho, ahure n'igitangaza Imana yamuteganyirije. Imana ihabwa icyubahiro. None umva ikintu Kuro yavuze kuri 7. Yaravuze ngo kandi umwami Kuro asohora ibintu byakoreshwaga mu nzu y'Uwiteka, ibyo Nebukadinezari yari yaranyaze i Yerusalemu, akabishyira mu ngoro z'ibigirwamana bye. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo Kuro yarekeye aho gusa. Hari ibintu byari byaranyazwe i Yerusalemu bimaze gusenyuka. Hari iby'agaciro byari byaragiye. Hari ubutunzi bwari bwaragiye. Bibiliya yabivuze hano, bavuga ko birenga ibintu 5,000 by'agaciro, biri nk'amabuye y'agaciro, biri mu zahabu. Ngo ariko Imana ku ngoma ya Kuro aravuga ngo nimufate bya bintu biri mu nzu z'ibigirwamana mubijyana aho bigomba kuba biri. Reka mvugane n'umuntu wenda umwe ushaka ubukurikiye muri iki cyumweru. Birashoboka ko hari ubwoko bw'umugisha wawe wanyazwe, waranyazwe. Birashoboka ko haba hari agaciro wanyazwe, ko hari icyubahiro waba waranyazwe, ko hari ubutware waba waranyazwe. Imiryango myinshi yaranyazwe. Ubutunzi bw'abantu benshi bwaranyazwe. Ariko ukwezi kwa gatandatu ni ukwezi ko kugarurirwa ibitunezeza n'ibidushimisha. Bidavuze ko Satani azarekera gukora, ariko azakora mu gice tutarimo, tutagenderamo, tutavugiramo, tudakoreramo. Ariko igice cyose dushobora kuba turimo cya tuzageramo, icyo gice gihejwe by'iteka ryose mu izina rya Yesu. Haleluya.
Imana igaruza ibyawe byajyanywe mu nzu z'ibigirwamana. Mana ishimwe. Mana igaruza umugisha wawe wajyanywe mu nzu z'ibigirwamana. Mana ugaruza amagara yawe. Mana igaruza agaciro kawe. Niba ubyizeye ufata umwanya uyu munsi ubisengeremo, ugira isaha umumarana n'Imana. Abantu benshi bafite ibintu bibatindana bakaburira umwanya Imana. Ugasanga umuntu abana n'umukoresha amukamuramo imbaraga ze zose, amasaha 6 ayaha umukoresha atareba adatekereza, 7 akayamuha, 8 akayamuha, 9 akayamuha, ariko akaburira Imana isaha imwe mu masaha 28 ngo asabane nayo. Nubwo twanyazwe tugiye no kugarurirwa ibyacu, ariko hari discipline tugomba gushyiraho, hari umurongo tugomba gushyiraho, hari amahame tugomba kubaka, hari ibyo tugomba kureka, hari aho tugomba kureka kujya, hari ibirori tutagomba kwitabira, hari ama invitation tutagomba kwitabira, hari ama appointment tutagomba kubamo, kugira ngo gusa tubonere umwanya Imana uhagije itujyane twinjize ku kintu yavuze ku buzima bwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo umwami Kuro asohora ibyo Nebukadinezari yari yaranyaze Yerusalemu. Cyumweru Imana isohoye ibyawe wanyazwe. Haleluya. Ibisohoye mu nzu z'ibigirwamana, ibisohoye mu mahanga hirya no hino, ibisohoye mu bihugu byinshi bitandukanye. Uzi ko umuntu aburana n'umuntu kandi uwo muntu mwaburanye ari we muntu Imana agennye ku buzima bwawe. Cyangwa se ugasanga umuntu abana n'undi ahora amucaho, amutambukaho, amunyuraho, kandi uwo muntu ari ufite icyo avuze ku buzima bwawe. Imana ikureho icyuka cyo kunyurana n'imigisha yacu. Iki cyumweru Imana izakurinde kunyuranya n'amasezerano yawe, izakurinde kunyuranya n'ibihamya byawe, izakurinde guhabanya n'umugambi w'Imana. Imana iguha abantu bazima, Imana iguha imitima y'abakuro. Kuro ntiyarazi Imana, ariko ngo amaze kuba umwami akamenya ko inzira y'ubuzima yaciyemo yari Imana yabikoze, ngo Kuro yese avangurika nkore Imana kubera izo mpamvu. Bibutse ko Kuro Yesaya yamuhanuye mbere y'uko avuka. Nabaze neza nsanga ni imyaka igera mu 160, 170. Burya Yesaya yamuhanura muri Yesaya 5. Ibintu byo mbwira umugaragu wanjye Kuro mfashe ukuboko nkamurwanira, nkamuneshereza amahanga ari imbere. Burya Yesaya yahanuye burabo hanuzi mu myaka 160 mbere y'uko Kuro avuka. Kuro yavutse Yesaya amaze imyaka 80 apfuye. Kuro ntiyarakiriho. Muri kubyumva ubwo turi gusobanura abantu bagerageza gusoma Bibiliya. Buriya urebye ubuhanuzi buri muri Yesaya 45, ugahita usubira inyuma cyane bino bitabo byose ukabisimbuka ukagera ku gitabo cya Yezira, uhita usanga hariya harimo imyaka irenga 160 kuko Kuro yahanuwe atarabaho. Noneho Kuro arangije avutse, avuka mu bwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi, ubwami buremereye bukomeye. Mbibutse ko ubwo bwami ari bwo bwafashe marayika wari uzana ibisubizo Daniel mu bice 10. Yusomye Daniel ari gusenga y'amasengesho y'imisi 21 yumvishwe ku munsi wa mbere, ngo ariko imbaraga z'ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi zifatira ibisubizo byiwe. Abanyamasengesho reka mbibiri banga, ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi bwafatira ibisubizo bya Daniel ntago bwari ubwami bugaragara, bwari ubwami bwo mu isi y'umwuka, yari systeme yo munsi y'umwuka. Ariko uyu mwana Kuro yari afite inkomoko muri buno bwami bwombi. Papa wiwe yari Umumedi, yakomokaga mu Bamedi, mama akomoka mu Baperesi. Yari amama abiri, yari umwana wo mu bwami bubiri, ari nabwo bwami bwari bukomeye. Nizo empire zari zikomeye ku isi cyane kuruta izindi zose. Sinzi ko hari empire ikomeye cyane muri iki gihe twahatangaho urugero, ko zose zarashigishwe. Nuko wenda habaho kwihagarara ku bwami n'abayobozi n'abatware, ariko empire zose zaranyeganyeze. Icyo gihe rero ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi bwari bukomeye. Noneho Mandana ari we mama wa Kuro, byari byaravuzwe ko hari inzozi zaroswe, bavuga yuko uwo mukobwa azabyara umwana kandi uwo mwana azakura sogokuru we ku bwami. Kuro rero umunsi avuka, sekuru yahise avuga ngo uyu mwana agomba kwicwa. Kuba havutse umuhungu, baranarose ko tuzabyara umwana w'umuhungu akankura ku ngoma, agomba kwicwa. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko Kuro wawe Imana yamurinze. Haleluya. Kuro wawe Imana yaramurinze, kandi nawe yarakurinze, yakubereye maso, yarakumurikiye, yarakurwaniriye. Imana igitanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Kuro umunsi avuka ibiganza bye bifatwa n'ibiganza
by'umugaragu w'aho ngaho ibwami, igisonga cy'ibwami kirabwirwa ngo ugende ujye kwica Kuri. ngira ngo iyo nkuru nayivuzeho. Kuri itegeko ryabaga rivuye ibwami ry'uko umuntu yishwe n'umwami bamwicishaga inkota, ntago bamwicaga urundi rupfu, bamwicishaga inkota. Igisonga kimanukana umwana kimujyana mu kibaya, kimujyana hasi, kimugejeje hasi mu kibaya gisanga y'umushumba uragiye amatungo. Kiramubwira uti fata uyu mwana umwice, ariko uzanyereka intumbi yiwe, uzanyereka imva yiwe. Mana ishimwe ko hari abantu yanze kwereka imva yawe. Mana ishimwe ko hari abantu Imana yanze kwereka imva yawe. Wowe waragiye yewe, ntabwo ari uko wirinda, ntabwo ari uko utwara neza, ntabwo ari uko ugenda ushishoza mu muhanda, ntabwo ari uko uzi kubahiriza ibyapa by'umuhanda, ntabwo ari uko hoya. Uba waragiye, ibikuta by'inzu zigwira abantu zikomeye, abantu baranyerera bagapfa, abantu bararyama bakabyuka bapfuye, ibyorezo by'indwara zitandukanye, abantu bararenganywa, habaho ibintu byinshi bitwara abantu. Kuba warasigaye, Mana yanze ko tubona imva yawe, iracyakora ibikomeye. Haleluya, iracyakora ibitangaza. Mana ishimwe ko yanze abantu kubona ikimwaro ku buzima bwawe. Ubu sibwo yakureka, ubu sibwo yakurekura. Mana ihabwe icyubahiro. Igisonga kibwira uwo mushumba uti mwice, uzanyereka igituro cyiwe. Ntabwo uzapfa, ahubwo uzarama. Kanguhanurire wowe unkurikiye aho uri hose, ushaka uri mu gihugu cyangwa se uri kure, ntabwo uzapfa, ahubwo uzarama. Wakire kurama. Mana ishimwe. Ejo twasomye ijambo rivuga ngo naho imitini itakera, inzabibu ntizera imbuto, nta cyambuza gushima Uwiteka Imana yanjye. Kandi icyo nzi, Imana izampagarika ku musozi wanjye hejuru, ibirenge byanjye izabihagarika hirengeye. Abo Imana igiye guhagarika hirengeye. Haleluya. Abo Imana ihaye guhagarara ku musozi w'amashimwe. Haleluya. Yego, yarantumye kuri mwebwe ngo mbamenyeshe iby'iminsi n'ibihe Imana ije gukorana n'abana bayo. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Ngo Kuro, urumva umwana bamujyanye kumwica, igisonga kimuhaye umwica aravuga ati ariko ngeyo ndagiye ndagirisha inkoni, ndagirisha inshyimbo, ntabwo ndagirisha inkota nayimaze iki ko nge ndi umwungeri. Ngaranyaruka ajya mu rugo ajya gushaka inkota. Ngageze mu rugo ahura n'ijwi ry'agahinda k'umugore wiwe urira. Nta nubwo bavuga kure, bavuga morning. Iyo usomye icyo gitabo, yaraborogaga ko umugore yarabyabyara umwana upfuye, umwana wa mushumba waragiraga. Noneho urumva umubyeyi akikiye umwana upfuye, noneho papa nawe aratashye atahanye umwana muzima ariko agiye kwica. Uyu mugore arangije aravuga se umwana mukuye he? Ntubona ko twabyaye upfuye? Aravuga ati no bampaye ngo nice. Cyo ngeze aha numva nongeye kongera urukundo nakundaga ababyeyi, abakobwa, abadamu, no kubasengera cyane. Abadamu muri ishusho y'Imana mu isi, mwiha agaciro kuko mwahawe agaciro n'Imana. Nimwe mufasha Imana kumultiplier. Amavuta yo gutuma isi iturwa, isi ikagira ubuzima akomoka muri mwebwe. Ndabizi ko hari abadamu Satani yatumye baba agent b'abadayimoni, ariko mwebwe mukurikiye nizera ko muri abana b'Imana, muri ab'Imana yateguye. Mwimenye nk'abicyubahiro, muri abagaciro. Ntimuzigire muteshwa agaciro n'ibintu bisanzwe. Oya, ntimuzigire mukunda ko ari ikintu kibatesha agaciro Yesu yabahaye. Haleluya. Uyu mudamu arangije aravuga ngo kugira ngo wice umwana muzima, ubona twabyaye umwana upfuye, bose n'ubundi barangana, reka turere uyu muzima ugende ujye gushyingura uyu nguyu upfuye. Ni inkuru ndende, nabasobanurira uburyo umwana yaje gukura Kuro, babiza kumenyekana ko atapfuye. Wa mubyeyi wamurengeye wa mugabo baza kumuca igihanga, bakigabura abantu ku meza, bagitegura ku meza. Nababwiye ngo itegeko ry'Umedi n'Ubuperesi ryabaga ari itegeko riremereye cyane. Impamvu nasomye iki cyanditse cyo muri Ezira igice cya mbere nuko bavuze ngo umwaka wa mbere, mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Uwiteka atera umwete umutima we
Kura amaze gukura akamenya ko burya intambara yaciye mu rupfu, yaciye mu muriro, yatanzwe ibiguzi byinshi, yahise akora umurimo w'Imana awukora mu mwuka no mu kuri. Imana niguha pozisiyo yo kuyobora abantu, ntuzabayoboza ubutware n'igitugu cyinshi wibwira ko aribwo bagutinya cyangwa se aribwo bakubaha. Umuntu yacishwa bugufi nuko umuyoboye, ariko ntiyahindurwa n'uburyo umutwara nabi. Ntabwo byashoboka, ibyo ntabwo bijya bibaho. Yesu ashimwe cyane. Imana ni kugira umuyobozi w'abantu, uzayoboresha umutima w'Imana, uzakunda abantu, uzubaha abantu, uzorohera abantu, uzaba imbuto nziza mu bantu. Kubera yuko ntabwo uba uyoboye kuko uri umuhanga kurusha abandi, ngo ngiye ngo nakuze nkunda ngo ngire ishyaka ryo kurwanirira abantu, ngo nakuze numva nifuza nabasha kuba umuyobozi w'abantu ukemura ibibazo. Si wowe, ni Imana yabigushyizemo kugira ngo ukemure ibibazo bya rubanda. Si ro kuba wakandamiza abantu ukoresheje itegeko ufite n'ubutware n'izina ufite, titre ufite, office ufite. Ibyo ngibyo uzagira igihe ukabyicuza kandi urangiza nabi nk'abandi bose barangije nabi. Uko ni ukuri kutazigira gusibangana. Bayobozi mudukurikiye, bavandimwe mudukurikiye, inshuti mudukurikiye, mu miryango hirya no hino mu isi yose, muyoboresha umutima w'ubugwaneza, mwubaha abo bayobora kandi ntimubakarire kugira ngo bakunde bemere ko mukomeye. Mana ishimwe cyane. Nta bantu bayoboye bafite umutima mubi nka ba Idi Amin ku isi twagize, baryaga imitima y'abantu. Ko barangije nabi, ba Mumbutu barangije gutese, ba Kadafi barangije gutese, ba Osama bin Laden barangije gutese. Nta bantu bayoboye, n'abantu bagiraga imbaraga. Ba Hitler bayoboye gutese. Abo n'abantu twigira ko bagiye bayobora abantu n'abandi. Hitler wakoze ibintu bikomeye, yarangije gute? Mureke tutwara abantu neza. Imana ni kugirira amahirwe kugwereza uburenganzira, kuyobora abantu byawe, kuyobora urugo rwawe, kuyobora umuryango wawe, kuyobora abo mugendana, kuyobora hirya no hino. Uzabikore neza kandi uzagororerwa. Kura rekonesa ko kuba ari hari ukubera Imana. Hari abantu bazamurwa bakibagirwa ko ari Imana, bo bakikuza bakigira Imana, bagwinyo nka ba Herode. Biratinda ariko bagwinyo, kandi inyo ntizigwa kuri bonyine, n'ababo bose bagwinyo. Imana ni Imana ireba. Imana yita kuri detail. Imana izi kumenya ko ikintu uri gukora uri kugikora kubw'umutima ukunze abantu, cyangwa se kubera ishyaka rikomotse mu bwenge buke. Imana izaturinde kugira ubwenge buke. Imana itwizereye kuba abantu bayobora abandi. Yesu ashimwe cyane. Ndabizi ko Imana igiye kubagabiza amahanga, igiye kubagira abatware b'abandi, igiye kubagira abami n'abamikazi, igiye kubahereza imigabane minini. Muzitware nk'ubwoko bushya, muzitware nk'abantu b'agaciro kandi bahishe izina ry'Imana. Imana iguhuje na Kuro wawe muri iki gihe. Kuro ni umuntu mugendana ntunanirwe kuko akwitaho. Kuro ni umuntu mubabarana. Kuro ni umuntu ushobora kugufatanya nawe ikintu wasengeye imyaka myinshi ntigikunde, yasenga kigasohora. Kuro ni umuntu Imana yacishamo ijambo rimwe ku buzima bwawe, ubuzima bwose bwahinduka. Ariko bakuru bacu benshi ntitubamenye, duhura nabo ntitumenye ko ari bo. Ikindi gihe tukaba ubuzima tubakwepa, tuba kure yabo, kandi ari abantu baduhuza n'amasezerano yacu. Imana ikurinde bene uko kuyoba, Imana ikurinde bene ubwo buyobe, Imana ikuyoboza umwuka wera, Imana iguhishure muri iki cyumweru mu izina rya Yesu. Ngo Kuro ategeka nk'ibyo mwanyaze mwavanye mu nzu y'Imana mukabijyana mu birwamana, ni mu bigarure. Hari abantu banyazwe amagara, hari abantu banyazwe ubutunzi bwabo, abantu banyazwe imiryango yabo, hari abantu banyazwe amashuri yabo, hari abantu banyazwe icyubahiro cyabo, hari abantu banyazwe ubuzima bwiza, banyazwe amahoro, banyazwe umunezero. Iki cyumweru birakugarukiye mu izina rya Yesu. Aho uri hose udukurikiye, dusengane nawe muri aka kanya. Wige kugira isaha imwe n'Imana buri munsi. Mu masaha 24 fatamo isaha imwe n'Imana. Wige kugirana umwanya n'Imana. Byitoze, byihate, biha umwanya. Wumva ijambo, utega amatwi ijambo, wongere uryumve. Nurangiza wandike ku rupapuro ibintu wumva umwuka yakuganirije, wicare ubisengeremo. Mana ndagushimiye, natiye umugisha ku bakunzi wa message y'umunsi. Umugambi w'Imana ku buzima bwabo, aho bari hirya no hino hafi na kure. Wongerera imbaraga n'ubuntu bwawe, kandi binjire mu gihe cyabo cyo kugarurirwa ibyabo biciye mu mbaraga z'ijambo ryawe n'urukundo rwawe, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen.